abacuruzi b'inzoga babazi neza ngo za bombo na za gato zariwe n'abana bakiri bato batari bashobora kunywa rikere, ntibashobore kunywa primus, ntibashobora kunywa Guinness, ntibashobore kunywa kanyanga, bakavuga ati abana bariye gato yakoreshejwe inzoga bakanyunyuza bombo yakoreshejwe inzoga, bazatubera abakiriya bizewe. Iki mpamvu buri gihe tugatangare ko ni kuko utarubizi ubwo haga abana bombo wibwira ngo bahayikiza, ubateguriye kuzabasinze, niba kura bagasinda ntugatangare. Inka zarashize, imirima yarashize, abana bavuye mu mashuri, ubukene bwarinjiye, indwara zarinjiye, amashyamirane yarinjiye, ingo zarasenyutse. Ntiwashobora kubara ingaruka inzoga ziteye irenzi y'imisoro yazo igihugu, kuko mbese inzoga zirakosha ukakira umusoro wazo, ariko wa mutungo ukazagenda ugiye kuriha n'ubundi ingaruka y'abasinzi. Si ikiribwa cyungura umubiri, si n'ikinyobwa kimara inyota mu ngingo. Mbese kiraho uzazinywe nibyo, ariko intego ni ukuzireka. Ntabwo ari ikiribwa cyungura umubiri, ntabwo wazinywa ngo avuge ngo yinjije ikihe kintu uyi, kandi si ikinyobwa kimara inyota uvuga uti kabiri kose ubwo nzinyoye inyota irashize, ahubwo kirayongera, ndetse kizatera n'icyo bita dependance, kumva utazibonye ubura amahoro. Cyane ku bantu bazasoma bakunda gusoma, reka mbarangira ibitabo muzasoma kugira ngo muzumve ububi bw'inzoga. Muzasoma igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, page yacu ya 288 289 mu Gifaransa. Mu Kinyarwanda kirahari, ni ukureba page hagati y'impapuro yarangiza 288 289, muzareba icyo bitwaye kunywa inzoga, nubwo turi bivugaho gato. Muzasoma igitabo cyitwa Ministère de la Guérison, page 284, muzareba icyo inzoga zitwaye. Muzasoma igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, page 548, mu kigo kitubwira kwa Samusoni. Muzasomamwo icyo inzoga zitwara abana babyawe n'abami bazo, icyo nacyo muzagisanga. Noneho muzasoma Bibiliya ahenshi, ko Bibiliya ikubwira ngo ni ukuri inzoga nubwo imanuka neza mu gikombe ukabona ukuntu ibira, ngo ari bigeze mu jatemo, imanuka neza mu gikombe gusa ariko ntimanuka neza mu mubiri. Noneho irabira gusa ariko ntibira mu gikombe gusa, ahubwo ibira no mu bwenge. Niyo mpamvu turi burebe ikitwaye. Noneho mu gitabo cyitwa Guérison Divine, page ya 28 ho turasanga icyo itwara ingingo z'umuntu yimaze kugeramo. Noneho dusomye ibyo rero mu buryo turi burebe icyo zitwaye. Inzoga zirahombya. Bwa mbere zituma ubukungu bw'umuntu buhomba, zatuma n'ubukungu bw'igihugu buhomba, zatuma n'ubwitabire bw'abaturage buhomba, byatuma ndetse n'umutekano uhomba. Niyo mpamvu inzoga zirahombya. Ugiye kunywa atakazi, ubwo byanze bikunze umaze kwicara iruhande rw'igikombe wavuye mu kazi, ntabwo mubyizi ubukibonetse, yarangiza ugiye kunywa acurabi, byanze bikunze icyo inzoga ziteye ikibazo, kuko zishobora gutuma umuntu acura abe, yarangiza abawe ukabacura, yarangiza bakazakurira mu bukene n'ubuhanye, bakazakurira mu burangare no mu mayibobo, nta kindi ari kutwawe watumaze batarakura. Ku ngingo ya 4, ugiye kunywa kenshi arabeshya. Kenshi na kenshi yatabeshye ko ari ku kazi, abeshya ko afite amafaranga. Yatabeshye ko afite amafaranga, abeshya ko ari harahagiye, kandi agiye ko abeshye. Garangiza 5, ugiye kunywa arihombya. Byanze bikunze ntabwo bushyiramo aho wenda gusangira n'abawe, ntabwo uri kubisubizaho. Niyo mpamvu arahombya. 6, inzoga zonona ubuzima. Icyo nacyo turakirebaho kugira ngo turebe icyo zitwaye mu buzima busanzwe, kuko zigera mu gifu, zigera mu mara, zigera mu mwijima, aho hose ziratwika, ntabwo zihinga, ntabwo mbese nta musaruro tuzitekesha. Inzoga zonona ubuzima. Ku ngingo 7, inzoga zonona ubuzima bw'umwana utaravuka, kandi kubazinywa zonona batwite, zonona urusoro yo bitambariyo, kazagira ubwo zonona nibyo bita foeti, umwana yatangiye kuba umwana mu nda, yarangiza cyangwa se
inzoga zonona n'imbuto, ibyo za chromosome zirangirika, bita spermatozoide zikangirika, yarangiza bintu mbese imisemburo ibyo bita hormone bikangirika. Niyo mpamvu umuntu asabwa kubyitondera igihe cyose akoresha inzoga, najya amenya ko nta mahirwe menshi afitemo, ahubwo afite n'ibihombo byinshi. Ibyo rero niyo mpamvu twashatse ngo nibura uyu munsi tuzivugeho abantu benshi cyane, kuko turabizi ko kuba duteza amatwi bemeye kuduka amasaha baracyafite icyumba cy'ubwenge gikora neza, ku buryo kumwereka ikibi bitamugora kukireka, cyane cyane ko benshi ubuzima bw'ahazaza tubukesha ubwenge, kandi ntawe wabwonona ashaka kuzabaho neza mu gihe kiri imbere, yaba we yaba be yaba abandi, yaba igihugu yaba isi yaba n'itora asengeramo. Noneho se kubera iki inzoga ziziriki? Bwa mbere si ikiribwa. Inzoga ni iki? Si ikiribwa cyungura umubiri, si n'ikinyobwa kimara inyota mu ngingo. Mbese kiraho uzazinywe nibyo, ariko intego ni ukuzireka. Ntabwo ari ikiribwa cyungura umubiri, ntabwo wazinywa ngo avuge ngo yinjije ikihe kintu uyi, kandi si ikinyobwa kimara inyota uvuga utukabiri kose ubwo nzinyoye inyota irashize, ahubwo kirayongera, ndetse kizatera n'icyo bita dependance, kumva utazibonye ubura amahoro. Impamvu ni igikorano kitongera ubwenge n'ubuzima, ni igikorano ariko kitongera ubwenge n'ubuzima. Nubwo hari aho byiyambazwa ko babikora mu by'Imana yaremye byiza, ko kubikora mu bigori, kubikora mu myumbati, kubikora mu bijumba, kubikora mu masaka, kubikora mu ngano, ibyo byose bikaba bishobora kuvamo ibiyobyabwenge, ariko umugambi w'Imana nubwo bamwe babona bakabona babinyoye bakabyibuha, ariko babyibuha umubiri, ubwenge buri konda. Niyo mpamvu igihe cyose dukurikirana ijambo ry'Imana dushaka no kuryiga, riba rigenewe n'ubumenyi. Rero niyo mpamvu ahubwo ni ikinyobwa cyongera intege nke mu mubiri, kikongera indwara mu ngingo, kikongera imico mibi mu bwenge, kikongera uburangare mu miterere. Ni ikintu gatanu, kikongera gusesagura, kigatuma ucura bawe karindwi, no kumunga amakenga. Icya munane, bigabanya icyizere ugirirwa n'abandi. Niyo mpamvu rero inzoga, ndasubiramo, zitera intege nke, zigatera indwara, imico mibi, uburangare, gusesagura, gucura bawe, kumunga amakenga, bigabanya n'icyizere ugirirwa n'abandi. Urumva rero ko ubwo nta cyiza kibonetsemo. Niyo mpamvu burya Bibiliya bikubwira ngo kandi ufukwa nazo ntagira ubwenge, uwo zashutse ntagira ubwenge. Umuntu abuze ubwenge asaba abuze iki? Ibyo turabisanga mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 20 umurongo n'uwa mbere. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ufukwa nabyo ntagira ubwenge. Urumva ko ubwo byanze bikunze hari ikintu kivutse ushaka kwibandaho ngo nibura twumve. Naho mu gice cya 23 naho hatubwira ngo umurongo n'uwa 20, tukaye mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Umurongo 20, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena. Urumva ko ubwo tukaye mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga, kandi ubwo ntuzazinywera mu wawe, ahubwo zikunda kugusohora mu wawe ngo ujye kuzinywera ahandi. Ntabwo ari benshi bazihamagaza ngo bazinywere iwabo, nubwo nabyo bitemewe, kuko umupira ukinira mu mbuga amaherezo uzawukinira muri tere, kandi ntawubonera shampiyona, ntawubonera insinzi y'umupira mu mbuga, ahubwo buri gihe akantu kose kabika kureheje iwawe amaherezo kakujyana n'ahagaragara. Niyo mpamvu twashatse ngo nibura buri wese agerageze kumva inzoga zitera, ahubwo kuzinywa zitera intege nke, cyo bita energy zikagabanuka, umuhati wari usanzwe ugira ukagabanuka, zigatera indwara. Ijambo gutera indwara nibyo bintu ndi bushake kuvugaho gato cyane mu gitabo cyitwa Guérison Divine, page yacyo ya 28 hatubwira izi nzoga zonona hehe bigenda bite, kugira ngo nibura abantu bazireke ariko bazi n'ibyo baretse. Haranditse hagira hati l'alcoolisme est un dévastateur. Ubusinzi ubwabwo ni kirimbuzi, ni rushenyi, yarangiza mbese cyatera amatongo. Il sème la maladie et la mort sur son passage.
inzoga z'ubwazo gusa aho zinyuze zikasiga zihabibye ingwara n'urupfu. L'alcool empoisonne tous les tissus du corps, kuko inzoga ziragenda zikaroga ingingo imihore yose y'umubiri, principalement le cerveau, le système nerveux, le cœur, le foie, le système gastro-intestinal et immunitaire. Ahantu hambere inzoga zibasira ni mu bwonko, zikahava zibasira imitsi yumva, zikahava zibasira umutima, zikahava zibasira umwijima, zikahava zibasira inzira zigogora mu gifu no mu mara, ndetse zikonona n'ubutaraka. Urumva ko ubwo nta mahirwe ubusigaranye. Nizihere mu bwonko, kandi ubwonko hariyo guverineri, yarangiza ariwe muyobozi mukuru w'impagarike, zikahava zinjira zonona umubiri, by'umwihariko zihereye mu bwonko, zikahava zijya mu mitsi yumva, itumanaho ryawe rigapfa. Yarangiza imitsi yumva burya ishinzwe itumanaho rivana mu mubiri rijyana mu bwonko, rivana mu bwonko rijyana mu mubiri. Imikorere yose y'icyerekezo cy'ubwenge ziterwa n'imitsi yumva. None ubwonko, inzoga zibasira ubwonko, zibasira umutima. Uyu mutima muri kureba niyo pompe. Yarangiza ubwo bivuze neza ngo iyo umutima ukoze nawe amaraso ntageraho yaragenewe, ntiyoga, ntatungana. Niyo mpamvu inzoga zirahibasira. Umwijima niwe imvubura yitwa imbyeyi, iyo bita glande, ariko iriyo bita mere, ishobora kugaburira hose, ikamenya gutunganya amaraso avuye mu mara, ikamenya kuyohereza hakenewe, ikamenya gusohora imyanda no kuyisya. Umwijima niwe ubikora. None inzoga zirawibasira, yumve ko ari ikibazo. Niyo mpamvu umuntu benshi bagwaye za cirrhose. Yarangiza inzira zigogora igifu cyawe, ibyo kurya bya mbere urya bitangira kuba ibyo kurya ariko igifu kimaze kubikoraho, amara niyo ashobora gutandukanya ibimenwa n'ibijya mu mubiri. None inzoga zirahibasiye, urumva ari ikibazo. Ubwo umunsi uzarwara umwijima, umunsi uzarwara umutima, umunsi uzarwara ubwonko, umunsi uzarwara ubutaraga, umunsi uzarwara paralizi, umunsi uzagira stroke, ibyo wakoreye bizahomba, akazi kari kagufite mu ngigo kazahomba. Yarangiza umubyizi wari ufite mu isi uzashira, yarangiza uzabaho ntacyo umaze. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya neza ko inzoga nimbi, bitari iyobokamana, ahubwo inzoga nimbi ku bw'ubwenge. Kuko abantu benshi cyane bagira ngo niyobokamana ribivuga, abandi benshi cyane n'ubusirikare bw'umubiri. Abasirikare b'umubiri barononeka iyo bahuye n'inzoga. Niyo mpamvu iyo bamaze kubononekara, abantu bakangirika mu buryo bwinshi cyane. Wangiritse mu busirikari, uba wangiritse ahantu hakomeye cyane. Mu gitabo cyitwa Hachette familiale pour comprendre, prévenir et guérir et soigner, bakoreshejemo amagambo bari gusobanura neza abasirikare b'umubiri icyo bakora. Ni page 234, ariho nshaka kuvugaho gusa byonyine rwabyo gusa, ntagiye wenda hari muri byinshi. Niyo twiga, iyo dukurikirana, hari igihe kibaho maze umuntu agasa naho ari mu bintu ariko atazi ibyo arimo. Amaraso muri kureba y'ubwayo gusa, usabwa kuyamenya. Ariko byagera mu butaraga, haba harimo uburyo butatu. Haba harimo ibyo bita lymphocyte, hakaba ibyo bita granulocyte, hakabamo n'ibyo bita monocyte, lymphocyte na granulocyte. Ni uburyo bw'imiterere. Ni nkuko mu isi hari abagwanira ku butaka, abagwanira mu mazi, n'abagwanira mu kirere. N'abasirikare b'umubiri nabo bafite ukuntu barwana. Noneho ko bw'ibyo, yarangiza ibyo, inzoga zibasira ubwo buryo bwose ko ari butatu. Hari abatata, hari abasirikare b'umubiri batata ngo batata indwara, hakaba abarwana, hakaba n'abakora icyo bita evacuation, n'abajyana za ntumbi zaguye ku rugamba zikageraho zisaba kubera mu mwijima zigasohoka. Uwo ni wo murimo w'abasirikare. None inzoga zibasiraho. Niyo mpamvu amaherezo abantu benshi cyane iyo umwijima umaze kwinanirwa, inzoga zawuciye intege, umuntu agwara cirrhose. Niyo mpamvu ni muri icyo gitabo niho nari nsomye cyitwa Hachette familiale pour comprendre, prévenir et soigner. Noneho nakantu mbese nagatwaro ko kwifashisha mu muryango ngo umuntu ashobore kumva arikingire kandi avure umuryango we. Inzoga rero nicyo bimaze. Alcool affecte les globules rouges. Ntabwo bigarukiraho gusa ngo inzoga zonone gusa abasirikare b'umubiri, ahubwo zonona n'abaturage ari basirikare, arizo nsoro zitukura, devienne grisoise, zigatangira zikanyerera, et c'est colle les autres, zigatangira zigenda zifatana. Ralentissa la circulation sanguine, maze amaraso agatangira akagenda buhoro.
agatangira kwitsa imitima, atangira kubira ibyuya, les lobes frontaux du cerveau aussi yezi la conscience, maze inzoga zikonona uruhanga, ari naho umutima namukorera, yarangiza centre sensible aux effets de l'alcool, mu maso niho hambere hatishimira inzoga, yarangiza kuko yakubona ukabona umaze kuzinywa atangiye kureba hasi, yatangiye kugira udutwenge tari ngombwa, atangiye kugira ubwoba, atangiye gutinda kuvuga yiruhutsa, atangira kwiciraho iteka, agahitamo gutaha bwije ngo batamubona yasinze, agatangira kuryama agakererwa, abandi benshi cyane bakabeshya byongera ngabyo gusa kuko abayoboza mu par conséquent alcool affaiblit ces centres de communication avec le Saint-Esprit. Amasozo nuko inzoga zica intege itumanaho riri hagati y'ukuntu umwuka w'Imana akorera mu muntu. Rero kubw'ibyo mvuge nti aha naho ntabwo batinda kuri ingingo kwari kubereka ko inzoga zitera indwara, ari cyo gituma biri yavuze ngo amaherezo zitema nk'impiri. Noneho iyo zimanutse ziratema nk'impiri, yarangiza zitera imico mibi. Tararwanaga ararwana, tarabeshyaga akabeshya, taribaga akiba, wamutuma udufaranga ntadusohoze, wamwishyura ntavuge ko wamwishyuye, yarangiza ntiyibuke ko abana be baziga, bigatera imico mibi. Yarangiza ugasanga umuntu atashye mu rugo arwana, nta kindi kibiteye arizo nzoga. Nubwo ndi kubivuga ntyo, mujye mwongera mwibuke ngo hari inzoga, hari ibiyobyabwenge, hari inyigisho z'ibinyoma, hari ubwibone, hari ubuzima, hari imibereho, hari ishyari, hakaba n'icyubahiro. Ibyo byose bini inzoga mu muntu bishobora kugeza umuntu kurira ibintu byose twavuze. Hari abatanywa inzoga ariko nabo bagwaye imyijima bitewe n'impagarara, bitewe n'umutima mubi, bitewe n'ishyari. Yarangiza hari abari aho bwibone gusa, akaba yirwaye ambaye ibikonje, amaraso akazamuka mu maguru, amajipo agarukiye mu mavi, yarangiza amafero ahuwa n'umuyaga, yarangiza za ruseke zirahura n'imbeho nyinshi, amaraso akazamuka yonona za nyababyeyi, ugasanga ibintu byinshi cyane byangiritse, ugasanga mbese ikintu cyose kigusindishije ntabwo kigusigira ubuzima bw'umubiri. Niyo mpamvu ari ngombwa kubimenya. Hari uburyo bwo kubyirinda. Kwirinda ibisindisha bisaba kurya neza, ukarya ibyo kurya bifite vitamine B ya mbere na B ya gatandatu, yarangiza n'umunyungugu bita magnesium. Ibyo nabyo birahagije ku muntu. Nubwo ndi bugere ku musozo mvuga icyo umuntu yakora ngo yirinda ibisindisha, ariko reka nse nubarangiye ko byanze bikunze n'imirire mibi nayo ni inzoga. Yarangiza kubw'ibyo iyo mirire mibi ndaza kuyivugaho gato cyane mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi 284. Nashatse kubiganiraho n'ababyeyi kugira ngo banyumve neza cyane hari impamvu. Page magana aravuga ngo la commerce de boissons alcooliques, gucuruza inzoga, ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu bavuze ngo Malheur dit le prophète Jérémie à celui qui bâtit sa maison pour l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Hava umuntu wese wubakisha inzu ye gukiranirwa, maze ibyumba byakabyubakisha kugira nabi. Kedi je me bâtirai une maison vaste, uvuge ngo nzubaka inzu nini cyane. Ni Yeremiya 22:17. Noneho ariko icyo nitaho cyane nshaka ko mwumva, yavuze ngo la maison de débauche, le repère de vice, les cours d'assises, les prisons, les hospices, les asiles d'aliénés, les hôpitaux se remplissent en grande partie à cause du commerce des marchands de boissons. Yarangiza amazu abisi bigoryi, aho amabi akorerwa, inkiko zikomeye, za prison, ibitaro bikomeye, amazu yagenewe abasazi, ibitaro bikomeye cyane byo kuvuriramo abarwaye ubwenge, ahanini cyane ni wo musaruro w'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Yaba ari abafunzwe bararwanye, barakutse amenyo, ari abasore batanutse umwuka, ari ibirara, byose ariho bajyana mu bigo by'abataye umutwe, ibitaro bivura abasaze, nta handi ni umusaruro wo gucuruza inzoga. Niyo mpamvu ni igitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi 283. Noneho harakomeje ati dans les salons où au rendez-vous de grand monde, yaba aho bahurira cyangwa se aho rubanda bahurira, on sert aux femmes de liqueur en vogue, abagore baragera bakanywa inzoga nyinshi, ono séducteur, inzoga zamaze kubikwamwo amazina ashukana. Yarangiza umuntu ati, umuntu akabandika inyuma ku gapapuro gusa ngo ni sans alcool,
aho irimo. Yarangiza ako gapapuro ukanditswe inyuma ngo ni sans alcool, ntabwo bivuze ko ako gapapuro ntabwo ari uri bunywe, niko katagira inzoga, ariko imbere umuntu akaba yakubeshye kugira ngo ni kuko nawe arabizi ko inzoga ari mbi, akakwereka yuko utarimo, ariko amaherezo ukavamo utangiye guseka ubusa utangiye kononekara. Pour les malades et ceux qui sont épuisés, il y a les amers, les bitters qu'il faut inhiber fort et sont composés en grande partie d'alcool. Hari ibintu byinshi cyane kubaguye agacuho bibwira ngo birabaruhura, abandi benshi cyane harimo bishaririye, yarangiza ibyo byose amaherezo bikaza bibitse mu nzoga. Noneho akantu nashatse ko nasoma, nashatse ngo ababyeyi banyumve cyane, afin de créer chez les enfants le goût pour les liqueurs, kugira ngo abana bategurirwe kuzakunda ibisindisha inzoga zikariye, kugira ngo abana babitegurirwe hakiri kare. Iki gitabo kiravuze cyitwa Ministère de la Guérison, page 284. On fabrique et on met en vente des gâteaux et des bonbons. Uburyo bwo gutegura abana ngo bazahinduka abasinzi, bazakunda ibisindisha, bararema za gato bakarema na bombo, ou entre l'alcool, bagashyiramo inzoga akaba arizo zihinduka amazi yo kuvanga ibyo bintu. Yarangiza umuntu akagurira umwana we bombo, akamugurira gato, ariko abayikoze bayikoresheje inzoga, maze bizabyara iki? Aravuze ngo en redistribuant ceci, iyo ufashe za bombo na za gato gahaba abana, en redistribuant ceci à certaines occasions, cyane cyane nko mu minsi runaka, ni ibirori niko byagenze, le marché de liqueurs s'assile pour plus tard une clientèle fidèle. Abacuruzi b'inzoga baba bazi neza ngo za bombo na za gato zariwe n'abana bakiri bato batari bashobora kunywa liqueur, ntibashobore kunywa primus, ntibashobora kunywa Guinness, ntibashobore kunywa kanyanga, bakavuga ati abana bariye gato yakoreshejwe inzoga, bakanywa bombo, bakanyunyuza bombo yakoreshejwe inzoga, bazatubera abakiriya bizewe. Iki mpamvu buri gihe tugatangare ko ni kuko utarubizi, ubwo haga abana bombo wibwira ngo bahaye ikiza, ubateguriye kuzabasinzi, nibakura bagasinda ntugatangare. Niyo mpamvu dusabwa gusobanukirwa byanze bikunze. Aha ni mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, page 284. Hatweretse neza ko mu gutegura inzoga ni kimwe, mu kugira aho zicururizwa ni ikindi, no gutegura bombo na gato ni ikindi. Rero ku bw'ibyo abana banyu ni mubarinde, ejo mutanga ko bazaba bikibazo kandi mwarabagize ikibazo. Niyo mpamvu usomye mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, page yacyo ngiye gusomaho gato cyane ngo nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa 284 na reka barangira page ni 288. Bitwaye iki umuntu anyoye inzoga? Ese bitwaye iki? Si birakitwaye. Mu gitabo page 288 bango on ne saurait les énumérer toutes. Amabi y'inzoga ntabwo yashobora kuvugwa yose. Il y a d'abord des fâcheuses incidences sur la résistance des hommes entre 35 et 50 ans, sur la mortalité en général, sur le nombre de cirrhoses et sur les maladies mentales. Urebye hagati y'abantu bageze ku myaka 55 kugeza 50, inzoga zibafiteho impfu nyinshi zo hagati muri iyo myaka. Abarapfa muri rusange, abarwaye cirrhose ari wo mwijima w'igisebe cyangwa se wa kansere, yarangiza abarwaye indwara zo mu ntekerezo 30 imyaka 55 kugeza kuri 50, abenshi bashingiye ku nzoga. Niyo mpamvu kubaza gukurikirana muzagisome neza, nge ntabwo ngisoma cyose kuko mfite icyo nari nshaka kugeraho ngo ka aux conséquences familiales, aucune énumération si minutieuse soit-elle ne peut décrire la somme de souffrance qu'engendre cette hydre aussi multiple tête. Kuri kubirebana n'ingaruka inzoga zifite mu muryango ho, nta nuwashobora kubara, nuwabara duto gusa ntiyashobora kubara ingorane n'uburibwe butagira ingano buri mu mitwe y'abantu bitewe n'inzoga. Inka zarashize, imirima yarashize, abana bavuye mu mashuri, ubukene bwarinjiye, indwara zarinjiye, amashyamirane yarinjiye, ingo zarasenyutse. Ntiwashobora kubara ingaruka inzoga ziteye
irenze y'imisoro yazo igihugu, kuko mbese inzoga zirakosha ukakira umusoro wazo, ariko wa mutungo ukazagenda ugiye kuriha n'ubundi ngaruka y'abasinzi. Nicyo kibazo gikomeye cyane. On a établi que 85% des bureaux d'enfants, kenshi bizwi neza ko 80% z'akazi ku bana barabura. Umwana akanirwa gushaka akazi, yaba akabonye wakamushakiye keza akakavoma ari inzoga, yarangiza yageramo agasinda akaba. Sont des alcooliques, cyane cyane akazi kenshi cyane gapfa kubw'inzoga. 90% z'akazi gapfa banyira ko bagatanze neza gahemba menshi, umuntu akakarekeshwa no kuinzoga ni 94%. Hepfo arakomeza ati que 80% des enfants tare descendent des parents alcooliques. Abana benshi cyane bataye umutwe batari mugira umurongo ni ukuri bakomoka ku basinzi. Que 75% des enfants délinquants ont une ascendance alcoolique. Naho 75 z'abana bari mu nzira abarundi bita ngo nabana bo mwibarabara, abo twe twita ngo ni mayibobo. Babandi birirwa basaba, birirwa barya badakarabye, bandi birirwa batoroka ishuri, abirirwa baraye ku madirishya, abakura ari abasore bafata kwa kungufu, abakobwa biyandaritse, bose ni inkomoko y'abantu babyawe nabirirwa basinze. Inzoga ni ikibazo. Yapfara kumira ati et que 60% des idiots ont eu des parents alcooliques. Naho 60% z'abana bavuka ari ibigoryi, babandi bita inkonda, babandi badakura, babandi basabiriza, babandi babo barambiwe, babandi bifurizwa gupfa, babandi bigori. Abo benshi cyane 60% ya bene abo bakomoka ku babyawe, abababyaye barabasinze. Ni ukuvuga ngo inzoga ziteye ikibazo kiruti cy'amahirwe zizana. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya neza ko inzoga ari mbi.